banyarwanda banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda, igihe kirageze ngo dufunguke amaso, kuko nitutareba kure tuzakomeza guhangayika. This is game, bado niko game. Nimetoka nyumbani na nimeenda mbali, maisha ni hatari ndani ya hii safari, najaribu kutafakari. Niko kando ya bahari, nimekimbizwa nchi yangu na mizigo migongoni, nimepoteza jamii yangu, sikujua kama nitakuwa yatima. Sasa naishi ndani ya jangwani, sina mpango wa kesho. Nimekuwa kama mfungwa, nimekuwa sadaka ya FPR kufanikiwa. Hawana adabu, hawana huruma, hawana upendo, hawana umoja, hawana upatanishi. Tunahitaji mabadiliko, tunahitaji mwangaza mwema, tunahitaji uhuru ndani ya nchi. Igihe kirageze ngo twongere kwihitiramo icyerekezo cy'u Rwanda rw'ejo duhuriyeho twese. cyane ku gihugu cy'u Rwanda na politike yacyo ndetse n'umuco n'amateka yacyo. Muri iki kiganiro cy'uyu mugoroba turagira ngo tuganire n'umunyamakuru Philippe Mpayimana, umwanditsi w'ibitabo. Aratugezaho ibitabo amaze gusohora n'impamvu yabisohoye, n'aho ahagaze ubu ngubu mu rwego rwa politike ndetse n'urwego rw'imibereho y'abaturage cyane cyane b'ibiyaga bigari, cyane cyane ku byerekeranye politike y'u Rwanda. Reka rero noneho tumuhe ikaze abasuhuze, hanyuma noneho dutangire ikiganiro cyacu. Philippe Mpayimana, uraho urakomeye? Uraho Semana Kasise, nibyo mwavuze amazina mu kibazo muvuga, mbabwire aho mpagaze mu mibereho isanzwe mu biyaga bigari. Ni ibiyaga bigari. Gerageza kwegera mikoro neza kugira ngo twumvikane. Murakoze. Nyine ndi umunyarwanda utuye mu Bufaransa, ariko nkaba ntuye no mu Rwanda icyarimwe, nkaba hombi. Ntabwo byashoboka, ntabwo waba hombi icyarimwe ari habiri. Mbonimpa Philippe, uri umunyamakuru, urabizi ko udashobora kuba ahantu icyarimwe. Mpayimana, urakoze cyane Mpayimana. Nibyo koko, kuba mba mu Bufaransa, urebye mu by'ukuri mu byo bita diaspora, umuntu ari muri diaspora no kuba abatuye mu mahanga, ngo ikindi kirenge gifite mu gihugu aturukamo, ni ukuvuga ko simbaho buhunzi. Uvuga ko mfite imirimo mu Rwanda, ndetse muri iyo mirimo hakaba harimo nyine muri iki gihe n'imirimo ya politike. Ushobora kwegera mikoro neza abantu bakumva neza iyo mirimo ukora mu Rwanda, kuko uvuze yuko ufite n'imirimo mu Rwanda. Mfite imirimo nikorera ku giti cyanjye yuko ndi umunyamakuru, ariko muri iki gihe nateguye n'inkunga ya politike, nta shyaka nashinze, ariko mfite ibikorwa byo gutanga ibitekerezo mu murongo wa politike, kugira ngo ibi bishobora guhinduka byatuma abanyarwanda babaho neza bagatera imbere bigerwaho. Ibyo turabigarukaho mu kanya. Uvuze yuko uri umunyamakuru, ariko turagira ngo abantu bamenye neza uri umunyamakuru w'iki kinyamakuru. Abantu wenda bashobora kuba bakuza ahantu mu binyamakuru, ariko ubu ngubu wavuga ko ukiri umunyamakuru cyangwa uri umunyapolitiki? Tubwire muri make y'umwirondoro, wabaye umunyamakuru kuva ryari kugeza ryari, uhagaze he, ukora iki? Umurimo w'itangazamakuru nawutangiye nkiri mutoya, nkirangiza amashuri yisumbuye mu 1990. Ndi mu mbimburira kubanza zashinze televiziyo y'u Rwanda. Nyuma nakomeje noneho igihe kinini nagikoze kuri radiyo yitwa Agatashya, yakoreraga mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane muri Kongo. cyane muri Kongo, ariko
nasuye inkambi zose n'izari muri Tanzania zose narazisuye, noneho nkomeza mu Bufaransa nkora no ku yindi televiziyo nayo y'inyafurika yitwa Africa 24, ubundi nkomeza noneho nikorera ku giti cyanjye mu kinyamakuru nashinze mu Rwanda cyitwa Ishya n'Ihirwe, naho Ishya n'Ihirwe ni ikinyamakuru gikora amatangazo, kikaba ntabwo cyandika amakuru menshi cyane ariko gishishikajwe no kumenyekanisha abantu bakora imirimo n'amatangazo yandi asanzwe. Uretse Ishya n'Ihirwe, noneho ubu ngubu rero mbere ko twinjira mu kiganiro nyamukuru tugiye gukora kuri uyu mugoroba kugira ngo tuze kubwire abadukurikiye ibyo tuza kuganira, ubu ngubu noneho twavuga yuko wikorera ku giti cyawe, ukikorera ku giti cyawe nk'umunyamakuru cyangwa nk'umuntu nk'uko wabimbwiye mu kanya gashize, umuntu ufite ijisho rya politike ariko udashaka kujya mu ishyaka runaka ariko ushaka gutanga ibitekerezo bya politike. Wagira icyo tubwira kuri ibyo bintu wari umaze kumbwira mu kanya? Kwikorera ku giti cyanjye ni mu murongo wo kwitunga mu mibereho no gushaka ubuzima, kuko politike ntabwo umuntu avuga ko ari ukwikorera, ntabwo ari umurimo. Politike ni inyongera umuntu yongera ku murimo, kuko ni ugukorera abandi, akenshi ni ukwitanga. ubwo imirimo w'umwuga n'uwo kwikorera ku giti cyanjye nk'umunyamakuru, noneho nkaba n'umwanditsi birumvikana, noneho politiki ikaba ari ikintu umuntu yongeraho ku murimo asanganywe, avuga ati reka nitangire noneho igihugu, nitangire abaturage mu bibazo by'ubuyobozi, ubuyobozi butuma abantu nyine babaho neza bakagera ku majyambere. Ubuyobozi butuma abantu babaho neza, ubwo turaza kubigarukaho mu kanya tukubaza icyo ubitekerezaho. Turagira ngo twibutse abadukurikiye yuko umaze kwandika ibitabo bibiri. Igitabo cya mbere kikaba warakise Rwanda Regard d'Avenir, kikaba cyarasohotse La Matin, edition La Matin, edition iba mu Bufaransa, kigasohoka mu mwaka w'ibihumbi 2015. Naho igitabo cya kabiri ukacyandika cyo mu Kinyarwanda ukacyita Indi ntambwe ya demokarasi n'iterambere, kikaba nacyo cyarasohotse La Matin, ni ukuvuga edition ibarizwa mu Bufaransa, kikaba cyarasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2016. Ni igitabo rero gishyashya, inkeka yuko ufite ibintu wenda uza kutubwiramo, ukatubwira ni iyi ntambwe ya demokarasi yatewe n'iterambere. Se iyo ntambwe ya demokarasi n'iterambere urabikomoza ku Rwanda cyangwa ni mu Bufaransa, kuko uri mu Bufaransa, cyangwa ni muri Afurika muri rusange? Uraza kubitubwira mu kanya. Reka noneho rero tugaruke ku bibazo nyamukuru tugiye kuganiraho. Turagira ngo Philippe, rwose uri umunyamakuru, turagira ngo tuze kukubaza ku bibazo d'actualité, ni ukuvuga ibibazo by'iki gihe bivugwa hirya no hino kandi abantu babona, cyane cyane ibyerekeranye n'ukuntu kiliziya ihanganye na leta. Hanyuma noneho uze kubitubwira uko ubibona, utubwire noneho n'indi ntambwe yatewe na demokarasi mu Rwanda, niba ari mu Rwanda, n'iterambere uko ubibona. Ndagira ngo duhinire aho ngaho, hanyuma noneho nguhe ijambo utubwire, ese Rwanda Regard d'Avenir, igitabo wanditse mu 2015, tubwiramo iki muri makeya? Rwanda Regard d'Avenir ni ubutumire nahaye abanyarwanda kugira ngo barebe bundi bushyashya ibibazo bimwe na bimwe twagiye dukunda gutindaho, harimo ibibazo bikomeye nko kwibaza duti ese ibyagwiriye u Rwanda nta ruhare umuco nyarwanda rwaba ruwufitemo. Ikindi kibazo nkavuga nti ese mu by'ukuri, ariko wegereye mikoro cyane kugira ngo abantu bakumve neza. murakoze. Hari ibibazo bibiri ubushakashatsi bwashingiyeho kugira ngo nandike icyo gitabo. Nibaza nkavuga nti amahano arimo na jenoside yagwiriye u Rwanda,
mu by'ukuri nta ruhare umuco wacu n'imibereho twari dusanzwemo yaba yaragizemo byatumye ntanga bimwe mu bisubizo byo kuvuga duti dukwiye kongera tugasesengura imibanire y'abanyarwanda, ukuntu twabanye, tukita ku ndangagaciro, tukareba niba koko guha ubuzima umwanya ukomeye cyane, kubaha ubuzima niba byarashyizwe imbere. Noneho nanone naje muri iki gitabo kwibaza ni aho amoko bita amoko, amazina n'ukuntu bavuga ngo izina ni ryo muntu, aho ntiyaba amagambo ahagarariye amoko ntaho ahuriye n'amoko ubwayo y'abanyarwanda, kuko burya ubwoko bivuga gukomoka. Muri icyo gitabo rero nyine Rugaragazimiri naravuze nti none se niba abanyarwanda barabashyizemo amoko atatu, reka nifashishe ubumenyi mfite mwiga ndimi, rebe niba kwitwa umuhutu hari aho bikomoka mu Rwanda, niba kwitwa umututsi hari aho bikomoka mu Rwanda, niba kwitwa umutwa hari aho bikomoka mu Rwanda. Ariko usanga ko ari amagambo y'amazina, kuko nta karere nta muco runaka ayo mazina ahuye nayo, kuko ubwoko butagira inkomoko, bugira ubutaka bwitirirwa, bugira akarere bwitirirwa, bugira umuco bwitirirwa, ntabwo buba ari ubwoko. Byamfashije rero kugera ku musozo wo kuba duti abanyarwanda dushatse dushobora kwiyita bundi bushya, kuko gutandukana turatandukanye, kandi ubutandukane ni tukiyita iki? Uravuze uti twongera tukiyita bundi bushya, tukiyita iki? nasanze ko abanyarwanda dufite za gakondo zitandukanye abantu bashobora gushingiraho biyitwa, kuko waba ufite gakondo mu buberuka, ukaba umuberuka bikagushimisha kuruta uko waba uri umukiga ukaba uri umukiga, kandi na leta igashyira ingufu mu gushyigikira bene ubwo butandukane, aho gukomeza gutinda ku byadutandukanye. Ni urugero utanze ukavuga uti aho kwitwa umuhutu, umutwa n'umututsi, ati wenda wakwitwa umurera, ukitwa umuganzu, umusanza, iki byose nizo nkomoko zigize. Turaza kongera kubigarukaho mu kanya, ariko reka twongere tugaruke. Wasanze muri icyo gitabo cyawe umuco ufite uruhe ruhare mu bintu byabaye mu Rwanda, kuko urabigarukaho? nasanze nanone umuco hari ibintu byinshi cyane mu burere, mu buhabwa abana, mu migani yagiye ikoreshwa mu Kinyarwanda, tutaragize duha umwanya kurengera ubuzima, tutigeze duha umwanya gukoresha ukuri. Ugasanga byaratewe n'umuco, cyangwa ugasanga byaratewe n'abantu batubahirije wenda indangagaciro z'umuco. Ni umuco nyine, kubera yuko burya urugero narwo nagiye ntanga, nk'iyo ufashe umwanya uruhare Bakame ifite mu Kinyarwanda, kakaba akanyamaswa abantu bemera bashima, kandi gashimwa ku buryarya, usanga kuryarya bituma biri mu bintu bisubiza abantu inyuma. Hari n'iyindi mico yo gukubita abana, kubatuka, bahamura, ngo ndakwica, uragatsindwa, akagera gute. Dusanga hari ibintu byinshi cyane birimo ibintu by'ubugome tutigeze dutekerezaho ngo twibuke ko bishobora kugira ingaruka mu baturage, nk'uko babivuze. Ntabwo ari politiki yonyine mbi, ifite umwanya munini cyane, ariko no mu muco dukwiye kongera nabyo nabitekerejeho. Watekereje yuko umuco nawo wenyegeza amacakubiri, ukenyegeza n'urugomo, ukenyegeza ubugizi bwa nabi,
bikatwinjiramo tukabigira twibanira ukumva ari ibintu bisanzwe, ariko ugatunga n'agatoki politiki nayo yagiye yenyegeza, yagiye ishyira imbere ibintu bidakwiriye ko abantu bashingiraho. Nko muri politiki waduha urugero rufatika ibintu politiki yagiye yenyegeza wenda bitari bikwiriye kwenyegezwa? muri politiki nayo ifashe umwanya munini cyane wo kugaragaza uruhare abantu b'abanyabwenge batabonye umwanya wo gukoresha ubwenge bafite. Ikintu cya politiki ntikibe gikoranwa umwuga, ugasanga abanyabwenge abanyamakuru baravangavanga, ntihabe umujyanama ngo akore akazi ke ko kujya inama, umuntu ufata ibyemezo ngo akore akazi ke ko gufata ibyemezo. Nagiye ntanga ingero ku magambo nka bariya bariho mu Gisera bagiye bavuga, kandi ubusanzwe baragombaga kuba ari abanyabwenge basobanura ibintu, ariko bishyira muri politiki. Ntabwo urugero ukuntu abanyamakuru banyereye bakava mu murongo w'umwuga w'itangazamakuru. Itanga ingero zifatika ku banyapolitike cyangwa ku banyamakuru. Nawe wabaye umunyamakuru, ufite bagenzi bawe wenda banyereye, ufite abanyapolitike banyereye, utanga ingero zose zifatika, kuko abanyarwanda bakeneye ibintu bifatika bumvise cyangwa byababera urugero kugira ngo batazongera kubigwamo. Muri icyo gitabo Rwanda Regard d'Avenir n'ubundi nacyanditse mvuga nti abantu batazongera kugwa muri uwo mutego. Abanyamakuru twakoranaga nagiye ndeba nyine ukuntu bayoba, nkajye nari nkiri muto cyane, navuga ko nagize amahirwe yo kutarobwa n'ubuyobozi bwarohaga abantu, ariko nka bariya ba Kantano, nka bariya bose ukuntu bari abanyamakuru b'imena, ariko bakakoresha umwuga wabo mu guhamagarira ibikorwa bibi. Nabigarutseho kenshi. Tanga urugero rufatika, nk'urugero wagaragaza ba Kantano cyangwa abandi bakoze kugira ngo bahamagare ibikorwa bibi. Tanga nk'ingero mu magambo cyangwa mu bikorwa ibyo bakoze abantu babyumve. Ubundi tuba tubaganira ku gitabo, ibyoroshye ni ugutumiriza abantu kuba bakireba, ariko uko nabivugaho nabyo mbyibuka mu byanditswemo. Hari nyine nk'isesengura nakoresheje igihe umuntu ahamagarira abantu ati muze twishime inyenzi zashize, kandi azi neza ko ari umunyamakuru. Urumva ko uba ukoresha utumira abantu ngo muze. Ubundi ubusanzwe umunyamakuru aba agomba gutanga inkuru, ntabwo ari ngombwa ko yishyira muri iyo nkuru, ntabwo agomba kwishyira ngo njyewe ngo nimuze ngo twebwe ibi. Aba yabaye umushyushyarugamba, umushyushyamitwe. Aho ushatse kuvuga rero Kantano we yuko yavuze ati muze twishime inyenzi bazitsembye, nawe akishyira muri abo ngabo. Ubundi ikintu se yashoboraga gukora, yashoboraga kuvuga ati yenda ati byabereye ku nyenzi n'ibi yenda niba yenda mvuze kuzita gutyo ni uburenganzira bwe, ariko guhamagara abantu nawe yishyiramo ngo baze bakore ibi n'ibi, kandi ari umuntu w'umunyamakuru. Urumva ko aba yanyereye, yavuye mu gutanga amakuru akajya noneho hari n'izindi ngero nyinshi bariho tuvuga nyine. Ibyo dushobora kuzongera wenda kubigaruka ku buryo bwimbitse, ariko ntabwo twatinda kuri icyo gitabo cyawe Rwanda Regard d'Avenir. Ni ukuvuga ngo reba ejo hazaza umuntu agenekereje mu Kinyarwanda. Komera ku mwuga wawe. Niba uri umunyamakuru, wibaze uko uwo mwuga ukorwa. Igihe politiki n'ubu ngubu bireba n'abari no ku buyobozi nk'ubu ngubu, nubwo tuba dusesengura ubuyobozi bwa kera bita bubi kubera ko bwageze kuri jenoside, mba nshaka gutumira n'abo ubu ngubu ariho bakora
ngo bibuke kutaba ibikoresho bya politiki bakomere ku mwuga wabo. ibyo turongera tubigarukaho, rakebura bose ari abakera ari n'ab'ubu ngubu. reka noneho dufate igitabo cya kabiri wise indi ntambwe ya demokarasi n'iterambere, cyasohotse Rarumata mu bihumbi 2016. indi ntambwe ya demokarasi n'iterambere, iyo indi ntambwe ushatse kutubwira ya demokarasi n'iterambere ni iyihe? Aho maze gukora nyine buriya bushakashatsi muri kiriya gitabo cya mbere nabonye ari byiza noneho no guteganya icyakorwa. urumva ko aho ngaho noneho navuze nti iyindi ntambwe yo gutera ni iyihe, kuko hari byinshi twemera, hari byinshi dushima bigezweho byakozwe mu Rwanda, ntabwo bishidikanywa rwose, ni byinshi. duhe nk'urugero. amajyambere y'u Rwanda arivugira byo, urumva. ariko twebwe turi abanyamakuru, nawe uri umunyamakuru urabizi, abantu baduteze amatwi harimo n'abadaheruka mu Rwanda, bari mu mahanga, hari n'abari mu Rwanda koko bari hirya no hino. bahe nk'ikimenyetso abantu bashobora kugenda, ikimenyetso simusiga bakavuga bati aya ni amajyambere koko, cyangwa bakaba batuma n'undi uhari akababwira ati hari amajyambere koko. indi ntambwe y'amajyambere na demokarasi. mu ntambwe ndavuga indi ntambwe ni ukuvuga yuko ngiye gutinda mu byo nsaba ko nabyo bishyirwa imbere. ni ukuvuga ariko ko nyine nk'uko mbaza uti ibigezweho byo ni ibihe bimaze kugerwaho. mu by'ukuri ikintu cy'uko abanyarwanda batekanye ntigishidikanywa, kuba barya bakaryama bukira bugacya. ikindi nanone hari ibikorwa remezo byinshi cyane byagiye bigerwaho, uretse kugenda umuntu ashobora kubyitirira igihe aho kubyitirira ubutegetsi. igihe abantu bakora buri gihe hose bahora batera imbere, ariko nibura hari n'ibindi byemezo bifatika mu mibereho nk'ibijyana n'ubuzima, ndetse biragita za mituweli n'ibindi bijyana no gushinga imirimo, kwikorera, byagiye bitera imbere cyane. gutunganya imitwarire y'abantu, abagenzi, transport public, transport ni ibintu nabyo bagiye bashyira mu gihe kigezwemo ubu ngubu. ikindi cy'ingenzi kikaba ari guteza imbere ishema ry'u Rwanda, amahanga yose akaba asigaye ahagenda nk'uko kera muri Afurika abantu bajyaga i Burayi, abantu bari hanze benshi basigaye bifuza kujya mu Rwanda. bigaragaza ko u Rwanda ruvugitse neza. birumvikana rero nyine yuko ubwo iyindi ntambwe nashakaga kuvuga nuko nubwo ibyo byose maze kubivuga, hakiri n'abandi banyarwanda benshi bari hanze batabyemera, batanabizi. mbere y'uko ariko ku buryo ibyo nabyo nifuzaga ko nabo babimenya, bakwitabwaho. indi ntambwe ubwo turi bavuga free education siniga, bavuga free medication sinkira. niyo wambwira guceceka sinshobora kuko mpaze igihugu cya FPR. abanyarwanda inzara yarabariye, aho kugira ngo bafashe bigura amateka. bifu gatoya n'urusasu, umuntu harutwa n'agapusi. Rwanda uzahanagurwa nande amarira, Rwanda ninde uzagufata mu mugongo. amukeni shitukeni kompreni ongeni. sina msaada, sina mpenzi, sina mlinzi, sina mkombozi, sina daktari. We need a change.
abadutega amatwi mu biganiro bitandukanye dukora ku biyaga bigari, cyane kibuze kubigaruka kuri abo banyarwanda bari hanze wenda batabyemera cyangwa se babishidikanyaho, bakwiriye no kubimenya. Ariko hari ikintu wari ukomoje, ati abanyarwanda bararya bakaryama bagasinzira, hari umutekano. Ngira ngo uri umunyamakuru urabizi, wabwira abanyarwanda yuko barya bakaryama kandi abantu benshi ahubwo basuhuka bajya muri Buganda, abandi bakajya muri Tanzania kubera inzara. Ubwo se uwo umutekano, kubera yuko imbunda zitavuga ariko inzara inuma hirya no hino, twavuga ko ari umutekano nk'aho umunyamakuru wazengurutse hose, wenda ujya ugera mu burasirazuba bakakubwira ibibazo bihari n'abasuhuka. Nk'ibyo bintu bivugaho iki n'ubutegetsi buriho? Ikibazo cy'umutekano nibyo kirebwa mu mpande ebyiri. Impande ya mbere ni umutekano rusange, ariko umutekano niwo utuma abantu bakora imirimo bagatera imbere bakarya. Birumvikana kuko ku rundi ruhande rwa kabiri rw'umutekano, umutekano wo mu nda, umutekano wo kuba mu mufuka umuntu ameze neza urakemangwa, ariko ntibibuza ko uw'ingenzi uhari. Ahubwo gusa abantu bakwibaza ikibazo, yewe ni nayo mpamvu nashyize hamwe demokarasi n'iterambere, kuko abantu batangiye kudohoka gukora ku buryo bidasobanuka ukuntu abantu baba bafite umutekano, batekanye, bameze neza, nta ntugunda, ariko bakaba bashonje. Izuba rirakubita abantu bagahita basonza. Ndetse nkeka ko dukwiye gutekereza kuri demokarasi ibe yatuma abantu bongera kugira imbaraga n'ubushake n'ishyaka mu gukora. Imbaraga n'ubushake mu gukora bishobora kubaho, ariko noneho turagira ngo turebe, uravuga uti indi ntambwe ya demokarasi n'iterambere. Ndakeka yuko urimo kugereranya wenda intwaro zabanje za MDR ya Parimihutu ya Gerigwari Kayibanda, ukagereranya na MRND ya Juvenal Habyarimana, ukagereranya na FPR inkotanyi y'ubu ngubu. Ndakeka yuko indi ntambwe ya demokarasi n'iterambere. Urashaka kutubwira yuko ubu bateye intambwe kurusha Repubulika ya Kayibanda n'iya Habyarimana? Ntabwo izina ry'igitabo cyanjye muriho muyumva neza, kuko dusobanurire. Ntabwo harimo igereranya rya za leta zahise zose. Nshingira gusa ku bigezweho ubu ngubu, kuri leta iriho ubu ngubu, niyo nifuriza yuko, cyangwa nanjye ubwanjye nifuza ko natera inkunga kugira ngo haterwe indi ntambwe. Urifuza ko haterwa indi ntambwe, ntabwo ari ikintu cyagezweho. Urimo kutubwira uti ndifuza yuko haterwa intambwe muri demokarasi n'iterambere. Ni ibyo ngibyo? Kuko imwe yo yatewe nyine nk'uko tumaze kubivuga, yatewe n'ubutegetsi buriho. Ibyo tumaze gushima mu butegetsi buriho ni intambwe imwe, ariko ntabwo ushobora kubishima udahereye ku zindi ubundi butegetsi bwabayeho. Ubutegetsi bwabayeho buri mu mateka. Yewe ntabwo nkunze kugereranya ibintu bitari mu gihe kimwe, kuko abayoboye igihugu bose barikokoye, nubwo bakoze amakosa. Ntabwo yewe ndi umushakashatsi ngerageza gushyira mu gaciro. Ntabwo navuga ngo leta iriho ubu ngubu yakoze byiza cyane kubera yuko abandi bakoze bibi. Oya, yakoze ibyiza n'ibyo koko, kubera yuko bidushimishije hano duhagaze ubu ngubu. Ari nacyo gituma iyo nsaba indi ntambwe, ntabwo bya leta za mbere binshishikaje cyane,
indi ntambwe ni ugushingira ku yo tugezeho ubu ngubu. ni ugushingira ku byo tugeze ubu ngubu. Uravuga uti indi ntambwe ya demokarasi n'iterambere, urabasaba ngo batere indi ntambwe. ni ukuvuga ngo duhereye ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi 1994 aho bashyiragaho guverinoma yiswe y'ubumwe bw'abanyarwanda, guverinoma d'union nationale, yari iyobowe na Pasiteri Bizimungu ari perezida w'igihugu, naho premier ministre akaba ari Twagiramungu, vice perezida wa repubulika akaba ari Alex Kanyarengwe, naho Paul Kagame akaba yari vice perezida, akaba n'uhagarariye umugaba w'ingabo. Donc uravuga uti noneho muri icyo gihe hari nibwo mwari mugitangira, ariko ubu ngubu ndabasaba ko mwatera indi ntambwe, ntiduhere aho ngaho. nibyo ngibyo kujya kure cyane, kujya ku ntango y'ubuyobozi bwa FPR ni kimwe nariho nanga gukoresha, kubera yuko imaze imyaka 22 iyobora u Rwanda. Yagize ibintu byinshi cyane igeraho, ndetse nayo ubwayo ntabwo nifuza ko akenshi hakoreshwa ibintu byo gusenya ibyariho kera cyane. Nta kuntu watera intambwe iyo ugiye gutera intambwe buri gihe ikirenge kimwe ubanza kugikomeza kugira ngo kigume aho gihagaze n'ikindi kibone gutera intambwe. Ntabwo ubu ngubu tugeze muri 2016 ari ngombwa uko twumva yuko amateka turiho twubaka ahera muri 1994. oya, amateka turiho twubaka ni ay'uyu munsi. uyu munsi hakaba hagizwe n'imyaka yose tumaze twubaka u Rwanda, ndetse narenga 1994 nkasubira kure cyane mu mateka y'u Rwanda, nubwo muri ayo mateka hashobora kubamwo ibihe bibi byabaye, ariko byose yubatse amateka kugeza ariko uravuga uti indi ntambwe ya demokarasi n'iterambere, ukavuga uti ntabwo nibanda ku bintu byageze, ndareba ubutegetsi buriho ubu ngubu, nkavuga ngo hari indi ntambwe bushobora gutera kugira ngo buzane ubwumvikane mu banyarwanda, imibereho myiza n'iterambere. Ariko nanjye nkavuga nti ubutegetsi buriho bwa FPR Inkotanyi buhera ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi, ndavuga ubwo ngubwo wagombye kureba iyo ntambwe ugakora evaluation, ukavuga uti hari ibintu bagezeho byiza, hari n'ibyo batagezeho, wenda ukadusobanurira impamvu ese ibyo ubona batagezeho ni ibihe kandi bagombaga kuba baragezeho, noneho ukabasaba ko batera indi ntambwe. ubu ngubu ntabwo nagize urwego rw'ubushakashatsi n'ubwanditsi. Niba niyemeje kujya muri politiki, nuko nanjye bwanjye nshaka gushyiraho umusanzu wabo. Uwushyireho noneho utubwire uti mwateye ino ntambwe turayishima, ariko hari n'ibindi mutagezeho nabyo mugomba gutera indi ntambwe. Ibitaragerwaho ni ibyo kuba nyine hari abanyarwanda cyane cyane bagitinya u Rwanda batarashira amanga ngo bumve barwiyumvamo. Abanyamahanga bakaba basigaye barusha abanyarwanda kurumenya no kurugenda. Ikindi ni icyo twari tuvuze nyine cy'umutekano mu nda, abantu bariho badohoka gukora, bagakina bagasonza. ariyo mpamvu nyine intambwe ya gatatu, intambwe ya kabiri yo gutera ari ukureba uburyo imiyoborere niba koko bayishimye, kuko niba ari iyabo, nicyo nise demokarasi. Niba koko ari iyabo, niba babishimye, kuko hari byinshi byagiye bikemangwa ko abaturage basigaye batibonamo cyane, ko ibyemezo bifatwa biba bibaturutsemo, ugasanga barirara, basa n'abarekera abayobozi ngo bari bo bese imihigo bonyine, kandi yaba
byaraturukaga mu baturage byari kuba bigenda neza. ni ukuvuga ko rwose ibi nsanga hari ibintu bigomba kuvugururwa kugira ngo bakomeze batere imbere. hari ibintu bishobora kuvugururwa. Ndagira ngo nongere ngaruke kuri iyi titire, ni ukuvuga iyi nyito wahaye igitabo cyawe, indi ntambwe ya demokarasi n'iterambere. ni ukuvuga indi ntambwe ujya imbere cyangwa ujya inyuma. ndagira ngo ngaruke ku byerekeranye, kuko hari abavuga bati FPR inkotanyi yari ifite umugambi mwiza rwose wo kunga abanyarwanda, wo guca amacakubiri, atari ko ubu ngubu aho igeze ahubwo yateye intambwe isubira inyuma, yazanye umwiryane, izana irondakoko, izana ibintu byo gusubiranamo, izana ibintu byo kwikubira. ni iyihe ntambwe ushaka kuvuga kuri FPR iyoboye igihugu? igitabo cyanditse mu kinyarwanda, bazagisoma bazasanga ko atari iyo ngiyo uvuze. ni intambwe isaba yo gutera imbere, yo kongera ku byakozwe. ni ukuvuga n'indi ntambwe yo kugira ngo bajye imbere, ibitaragezweho babitere umurongo, barebe ukuntu bajya imbere heza. ni uko nguko rwose. none nk'umuntu rero yakubaza ati Philippe, uri umunyamakuru, wabonye ukuntu icyo gihe wenda watubwiye yuko wari umunyamakuru koko, abantu ntibabishidikanyaho, wakoreye mu nkambi muri Congo no muri Tanzania ndetse n'ahandi, bashyiraho guverinoma y'u Rwanda ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi 1994. hari hashyizweho guverinoma d'union nationale, ni kuvuga guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda, amoko yose ahuriyemo. ariko ikigaragara ubu ngubu ni uko abantu bari bayihuriyemo abenshi barishwe, bararigiswa, nta nkete zakozwe. abandi ndetse bari baje bafatanyije urugamba nka ba Kayumba Nyamwasa, ba Rudasingwa n'abandi barahunga, ubu bari mu buhungiro na ba Faustin Twagiramungu. ubwo wakubwira ati izo ndoto zawe ntabwo zihuje n'ukuri, wamusubiza iki? ubuyobozi buri muri cya gihugu bwagiye bugira ibyo mu kinyarwanda bita gushwana na bamwe mu bo bagiye bahima imyanya. icy'ingenzi ni uko ntabwo ndiho mbuvugira mbushima, ariko buri wese uyobora urabugaya kuri iyo ngingo. ntabwo mbugaya kuko abenshi barabushima. wowe se nawe urabushima? icyo ntashima nahavugwa yuko umuntu runaka yaba yishwe azize gukora politike, abandi bakagirwa impunzi. kugira impunzi ni uko umuntu aba yigometse agahunga ubutegetsi adashimye. ushatse kuvuga yuko abantu nka Rudasingwa, nka Kayumba Nyamwasa bigometse, akaba barahunze kubera kwigomeka? yenda reka ndeke kwigomeka, ariko guhunga ni uburenganzira bwabo. ni ukuvuga yuko babuze, batashimishijwe n'ibyo babasabaga gukora mu gihugu bagahunga. ngibyo ntaho bipfobye. yaba ufashe icyemezo cyo kumukura ku mwanya, ariyo bita leadership, ni ukuvuga kuba bahitamo gukorana na bamwe, abandi ntibakorane nabo, kubera yuko baba babona imigambi bateganya gukorera abanyarwanda itatungana niba abo bantu batabashyize iruhande. ibyo birashimwa rwose. idashimwa ni ukumva umuntu yavanwa ku kazi akanamburwa n'ubuzima bwe. ni nayo mpamvu yewe mu byo nteganya mu minsi iri imbere, uko umuntu wavanwa ku mwanya w'ubuyobozi muri politiki yagombye no kugumana umutima mu gitereko, kuko akenshi bahita bata umutwe bakagira ubwoba bwinshi cyane. hazabeho ikintu cy'ubwishingizi kugira ngo umukozi wa leta yumve ko
yumve ko ari ibintu bisanzwe mu buzima yuko yuko ari ibintu bisanzwe kuko ari gashiki kujyana n'ubuyobozi ntabwo wagwiza umukozi ubangamiye intego mu mwanya we. ndagira ngo icyo tuze kukigarukaho, ariko mbere y'uko tukigarukaho ndagira ngo abantu bamenye aho uhagaze muri politike. uri umunyamakuru, umunyamakuru ni umuntu ijisho rya rubanda, ni ukuvuga ari abashima ubutegetsi n'ababugaya, ni umuntu ugomba kuba hagati y'abandi, ntabwo ari umuntu ugomba gufata uruhande. none wowe ukavuga uti ubuyobozi buriho ubu ngubu bwakoze rero ibintu byiza tubushime, turagira ngo utubwire muri makeya ibibi bakoze abantu babagaya, bababwira ngo munakosore ni ibihe, ibyiza bigaragara koko bakoze abantu bababwira ngo mukomereze ahubwo mujye ibindi imbere ni ibihe. ntabwo aho mpagaze nk'uko ushaka kubimenya, ntabwo ndi umucamanza, njyewe ndi umukozi. ni ukuvuga ko nabaye umunyamakuru nkandika, ariko ubu noneho ndashaka kuba umukozi. ni ukuvuga ko mfite ibikorwa nifuza ko bikorwa bishyirwa mu bikorwa. nibyo ibiri imbere nibyo bihangayikishije. ni abanyarwanda bashobora kuntega amatwi mu minsi iri imbere, ntibazamfate nk'umucamanza ngo ndavuga ngo nibi, ahubwo bazamfate nk'umuntu ufite icyo yifuza ko gikorwa. abo ubwabo nibo bazareba bakavuga bati yewe ibi bintu koko byari bikenewe, ibintu koko twari twarabibuze kuko ni bishyashya. aho turagira ngo twibutse yuko Philippe ari umuntu ubu ngubu uvuga ngo arashaka gutanga umuganda we muri politike, ariko atari mu ishyaka riniri, akajya atanga ibitekerezo by'abanyapolitike bakabikurikiza cyangwa ntibabikurikize, bakavanamo ibyubaka ku buryo byagirira igihugu akamaro. ariko ndagira ngo rero tugaruke ku gitekerezo nyamukuru. abantu bazi yuko uri umunyamakuru, kandi umunyamakuru ni umuntu utarya iminwa, ugomba kuvuga ati hari ibyiza rwose tugomba gusingiza, tukavuga tuti mwubatse amashuri, mwakoze centre de santé, ibyo ngibyo mwubake ahubwo n'andi 100. ariko hari n'ibindi bibi, wenda mwasenyeye abantu cyangwa mwagize abantu impunzi. tubwire muri makeya nk'ibintu bigaragarira amaso umunyamakuru wa politike, wabwira abantu uti FPR inkotanyi iyoboye igihugu ubu ngubu ibintu itashoboye kugeraho ni ibingibi, ibyo yashoboye kugeraho ni ibingibi. icyo kibazo nagishubije kenshi, ariko reka gusubiramo nibyo bituma ibintu byumvikana. iyo mvuga ko nshaka gushyira ibikorwa imbere, ni ukuvuga ko kuba umunyamakuru byonyine, ni ukuba nafasha n'abanyapolitiki gukora ibyo mbona bikwiye gukorwa. si ugusanga ibitekerezo rwose ni ngombwa, birakenewe. ndetse nkunze kubwira abanyarwanda baravuga ngo u Rwanda ruzazamurwa n'amaboko gusa y'abana barwo. nifuza ko abanyarwanda bamenya ko atari amaboko gusa, ahubwo n'ibitekerezo nabyo birakenewe. uzi ko ushobora kuba wenda uri umuvugizi wa MRND, iyo nteruro ni MRND yakundaga kuyivuga cyane. noneho icy'ingenzi ni uko nongeyeho ikindi cy'uko atari amaboko yonyine, n'ibitekerezo ni ngombwa, kubanza twarahereye mu maboko gusa tukibagirwa ko n'ibitekerezo bibaho rwose. noneho rero ibitaragerwaho nk'uko rwose nakomeje kuba mbigarukaho, ni uko abanyarwanda bagomba kuva mu buhunzi. kuva mu buhunzi ntabwo ari uguhambira utuntu ngo batange, ni ukwishyira hamwe n'abandi banyarwanda bose baba hanze, bagakora bumva yuko igihugu cyababyaye bakomokamo kibakeneyeho inyungu, kibakeneyeho umubano, kitabakeneyeho kuba nk'aho ari abakirwanya, ahubwo ari abagomba kukirwanirira mu ntambara mpuzamahanga zose zishobora kubaho. iyo ni ikintu gikomeye cyane nifuza ko kigerwaho rwose, kuko kitashoboye kugerwaho na gatoya
nubwo bacyuye impunzi nyinshi cyane ariko inkeya zasigaye hanze, abantu b'impunzi basigaye hanze barabyara bararumbuka ni benshi, kandi uko batitaweho uko urubyiruko rwabo warababajwe Rwanda, warababajwe Rwanda, warababajwe Rwanda, warababajwe. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye inka n'ingoma, hasigaye imbwa n'imbeba. Humura Rwanda ugiye gutabara inka n'ingoma zimbura imbwa n'imbeba. U Rwanda rugiye kubamo demokarasi, abategarugori nimuvuze impundu, abagabo namwe nimwivuga imyato, nimwugurure baraje, nimwugurure baraje. Rwanda, warababajwe Rwanda, warababajwe Rwanda, warababajwe Rwanda, warababajwe. ruzajya rugenda rurushaho kwibagirwa igihugu. Rero ni intambwe ikomeye cyane, nifuza yuko nayo yaterwa. iyo ntambwe ikomeye yo kugira ngo abantu bahabwe uburenganzira bwo gutaha iwabo, n'abari hanze niba badashaka no kwataha ariko bumve ko ari abanyarwanda bakorera igihugu aho bari, bakivuge neza, bagihesha agaciro. Ibyo ni ibintu koko twagombye guharanira. Ariko ndagira ngo ngaruke no ku kibazo wigeze kugaruka cyane mu nyandiko zawe, uvuga yuko ndi umunyarwanda ari indi ntambwe y'ubutegetsi buyobowe na FPR bwateye. Wagira iki ubitubwiraho ndi umunyarwanda? Umunyarwanda ni ikintu cyiza, ni ijambo ryiza, ariko risa n'irifatwa nabi cyane bitewe na zimwe muri za gahunda zigenda zitabwa n'abayobozi bayishyizeho, abantu bakabyitiranya. Ni ukuvuga abantu bakabyitiranya cyangwa ababishyizeho bakabikora uko bakabikora nabi? Ntabwo nabivuga ntaziguye. Umunyarwanda irakenewe, ndayishyigikiye cyane, ariko hari ikintu gikunze gukoreshwa ngo cyo gusaba imbabazi. Abantu batinya kubera yuko abenshi baba bumva nta cyaha bakoze, bumva iryo jambo ryo gusaba imbabazi barivuze, abantu bagahita bavuga bati ibyo byo gusaba imbabazi bihuriye na ndi umunyarwanda. Ku bwanjye gusaba imbabazi nyine bikwiye kureba abiyumvamo amakosa cyangwa se abo yahamwe, bikaba koko ni ngombwa, birakenewe, ariko kuba umunyarwanda bikaba ari byo bijya imbere, ntihagire umunyarwanda n'umwe ubiveba, kuko birakwiye kandi biratunganye. Birakwiye kandi biratunganye. Ariko kuri icyo kibazo cya ndi umunyarwanda no gusaba imbabazi, twongere twibutse yuko leta ya FPR Inkotanyi ivuga yuko umuhutu ahava akagera, yaba yaravutse mbere cyangwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, agomba gusaba imbabazi mu izina ry'umuryango we. Ibyo nawe urabishyigikiye? numva narimaze kukisubiza, kuko nyine gisubize ku buryo butomoye, wa mugani w'abarundi. Ushyigikiye yuko abana bavutse nyuma ya 1994 bajya mu ruhame bakavuga bati dusabye imbabazi kubera yuko ba data ba sogokuruza bacu, babyara bacu bakoze jenoside y'abatutsi? navuze yuko ibyo gusaba imbabazi bitagomba kureba abantu batiyumvamo cyangwa se badahamwa n'ibyaha. Ni ukuvuga yuko
ibyo muvuga ngo basabye abahutu, njyewe n'iryo jambo abahutu tugitangira ikiganiro nakubwiye ko ntarikoresha, ntarikwiganya kuko ntirihagarariye ubwoko runaka, nta ubwoko bw'abahutu ntabwo buzwi kuri jye. ni ijambo abantu bakoresha politike. uretse gatoya, ushatse kuvuga yuko ubwoko bw'abahutu butabaho? ni ukuvuga abatutsi se bo babaho cyangwa abatwa? ntabwo ari ngombwa kubangikanya buri gihe. niba twari tuvuga kuri iryo jambo ngo uhite utaruka ujya ku yandi, nariho mvuga ko iryo jambo ryakoreshejwe kenshi ryitirirwa abanyarwanda. ari nayo mpamvu nyine abantu bagomba kumva icyo ndi umunyarwanda bivuze. abanyarwanda bumve ko ari abanyarwanda. buri gihe rero politiki zikoresha iryo jambo, zaba iza kera zaba iz'ubu, ntabwo ari ngombwa ko iryo jambo rikire. ariko rwose Philippe, yaho ntabwo umuntu yaba aciye nk'amabere avuze yuko abantu bavuga yuko hariho abatwa, abahutu n'abatutsi. niba tuvuga se ko habayeho jenoside muri 1994 y'abatutsi, twakwirengagiza yuko yakozwe n'abo mu bwoko bw'abahutu? ibyabayeho, ibyavuzwe kuva na kera, ntabwo ari ngombwa ko bihora bivugwa nk'uko byavuzwe kuko byumvikanywe nabi. ngubu igihe turimo tugomba kwiyumvamo abanyarwanda bundi bushya, kuko ndabizi ko intego y'inyabutatu nyarwanda iheruka ku ngoma ya cyami. nyuma hagiye haza intego nyinshi, haza ubumwe, amahoro n'amajyambere. ubu ngubu hariho umurimo no gukunda igihugu n'ubumwe. birumvikana ko ari byo by'ingenzi tugomba gushyira imbere. kuba hari abantu bumva badashobora kwiyumvamo ubumuntu, badashobora kwiyumvamo ubunyarwanda igihe batiswa abahutu, nibaza icyo ubwo buhutu bubamariye, nibaza icyo ubwo buhutu bituma bubabuza gusinzira, bubabuza gukora izindi gahunda. kuko abanyarwanda nicyo cya mbere. kuki wibanda kuri icyo kibazo cy'abahutu ntiwibande ku kibazo cy'abatutsi? kubera baravuga bati habayeho ihonyabwoko ry'abatutsi. kuki se noneho twavuga yuko ngo habayeho jenoside y'abatutsi bakabihoza mu rurimi, ariko bavuga abahutu ukababwa kubera iki? indi ntambwe nifuza ko abanyarwanda batera ni uko igihe cyose havuzwe ikintu, icyo kintu kigwa uko kivuzwe. ntabwo ari ngombwa yuko niba tuvuze ikibazo cy'abahutu ko twiga ku ijambo ry'abahutu, ntabwo ari ngombwa ko tubangikanya ngo none se ngo w'abatutsi. oya rwose, ikibazo cy'abatutsi kiziga ukwacyo, ariko ubu ngubu wari umbaza ku kibazo cy'abahutu. nakubazaga ku byerekeranye n'ibyo FPR inkotanyi abantu bavuga bati ubu ngubu ikintu yashyize imbere, iravuga imbere muri yo ndi umunyarwanda yuko ijombi bikwasa abahutu, ariko ntigire ikivuga ku batutsi. kavuga ati abahutu aho baba bakagera, baba baravutse mbere cyangwa nyuma ya 1994 aho hakorwaga itsembabwoko ry'abatutsi, basaba imbabazi. ibyo ngibyo rwose ababivuga n'abo bahutu bavuga nibo bireba. n'abatutsi ariko barabivuga. ntabwo se ubikurikira nk'umunyamakuru? muri ndi umunyarwanda ntabwo wakurikiye muri parlement uko babivuze? dore amateka y'u Rwanda uko ateye, niba ugira ngo mvuge no oya, ntabwo nshaka ko tujya mu mateka barayavuga kugeza ubu ngubu. nagira ngo nkubwire yuko tudafite n'amateka yanditswe yumvikanyweho. ndagira ngo tuvuge ku bintu bivugwa muri politiki, muri actualité. ese ibyo bintu ntabwo wabyumvise mu nteko z'abadepite bavuga bati dusabye yuko n'abana batari bakavutse jenoside iba rwose bajya ku karubanda bagasaba bagenzi babo bagasaba imbabazi? ntabwo ibyo bintu ntabwo bizi umunyamakuru?
niba hari abiyita abahutu mu rwego rwo kuba bafite uruhare rwo kwica abatutsi, ubwo ngubwo byaba bibareba. ariko utomora, ariko ibyo bintu ntabwo wabyumvise yuko habayeho mu nteko ishinga amategeko abantu bavuga bati abana bavutse mbere n'abavutse nyuma ariko bakavuka ku bwoko bw'abahutu bagomba gusaba imbabazi ubwoko bw'abatutsi? ntabwo wabyumvise? za misiyo zisobanura ibya ndi umunyarwanda kugeza ubu ngubu, ibyo ngibyo ntabwo ngiye mu matwi yanjye nzegera numva babitindaho. ntabwo bamuhoye ibintu bamuhoye iki? ntawe yavuze, ntabwo wabyumvise mu nteko? ibyo bigomba kwitonderwa ababivuga. abantu hashobora kuba n'urumamfu mu ngano haramutse hari abantu batinda kuri ayo magambo. niyo mpamvu nanjye mbitindaho rwose. mboni Philippe, uri umunyamakuru kandi noneho urashaka gutanga umuganda wawe muri politiki, ukawutanga nk'umunyamakuru wigenga wa politike, uvuga uti ibyo mvuze n'ibyo nanditse ndakebura impande zose babigendereho, byabaha umuganda wo kubaka igihugu. ndagira ngo noneho nkawe ukebura impande zose, ibyo bintu ntabwo wabikurikiye, ntabwo wabyumvise, urabishima se? ntabwo ari byiza kuko nk'uko nakubwiye ayo magambo bakoresha muri politike bashaka guteranya abandi, bashaka guca igihugu umugongo. ntabwo ari ubwa mbere abahutu bakoreshwa mu bintu bitari byiza. n'ibyo rwaba ari urugero rugiye kugaruka. abashaka kuvuga ngo abahutu bagire gutya na gute, aba banyarwanda bazumva bitabareba kuko ushobora kubabaza utese abo bahutu muvuga basaba imbabazi bagira bate, ni abahe, mubatanye mute? ugasanga abo bariho babivuga ahubwo nibo bihamye, kubera yuko yenda reka mvuge no ku batutsi kuko wabyifuje. uzi ariko no kuvuga ku batwa kuko nabo ni abavandimwe bacu. uvuge ku batutsi uze no kutubwira ku batwa mu magambo make cyane. ijambo cyangwa ubwoko bw'abatutsi igihe cyinshi ryagiye rikoreshwa kugeza ubu ngubu ni mu bwicanyi bwa jenoside. ugerageze no kwegera mikoro yawe kugira ngo dukomeze guha abadukurikiye ibiganiro bifite amajwi meza yungurutse. ijambo abatutsi kugeza ubu bazi ko ari abahigwaga. mbere yo guhigwa yenda ikintu baba barakoze ni ugutoneshwa. batoneshejwe cyane n'ingoma za mbere, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari kimwe, ntabwo ari icyaha ariko aho ngaho rwose Philippe, ndagira ngo ujye usobanura amagambo. uri umunyamakuru agomba gusobanurira abantu. iyo uvuze ngo batoneshejwe n'ingoma za mbere, jya ubasobanurira bamenye izo ngoma ni izihe. baratoneshejwe. gutoneshwa ikintu cyakoze bakwiye n'ingoma za mbere. izo ngoma ni izihe kugira ngo abantu badashyiramo urujijo bakavuga bati avuze ibi n'ibi kandi atari byo wavuze. hari kwitiranya cyane, abantu bitiranya. iyo ingoma y'abazungu y'abakoloni cyangwa se ingoma ya cyami, abantu bagahita bavuga bati yari ingoma y'abatutsi. ntabwo ari byo, ahubwo abatutsi baratoneshejwe n'izo ngoma. ariyo mpamvu ibintu byo gutonesha bikwiye kwitonderwa kuko bigira ingaruka. nayo abo bitaga abahutu rero ntabwo ari ubwoko runaka, ahubwo ni abandi bose batagiraga ayo mahirwe yo gutonesha no gutonesha. ni ukuvuga bagize rero ibintu by'ipfunwe, bagira ibintu byo kubaho nabi ku buryo
iryo jambo ntabwo rihagarariye ubwoko bwonyine, rinahagarariye ubwo buzima bubi abantu babayemo. ariyo mpamvu ntumva neza ishema abantu bagira ryo kuritsimbararaho, kandi atari iyo nyito yonyine ishoboka abanyarwanda bashobora kwibonamwo ubutandukanye bwabo n'abandi. ni ukuvuga niba umuntu ari umututsi ugahita, kuko utari umututsi ugahita wumva ko uri umuhutu, sinzi niba ari ngombwa ko ibyo bintu biramba bihoraho gutyo, ngo abantu bahore babangikanya inyito, ngo niba uvuze umuhutu ngo ndavuze umututsi, ngo niba uvuze umututsi ndavuze umuhutu. oya, iri bangikanya nyito riri mu byo nifuza bidakwiriye. niba wumva bavuze uti kanaka ni umututsi araharanira kubaho kuko yari agiye kwimwa ubuzima, ubimwumvire ubimwubahire, ntiwirirwe uvuga ngo none se ko ngo ubwo ari umututsi nanjye ndi umuhutu. oya, ishake nawe wimenye, wihesha agaciro mu nyito ishoboka. ushobora kuba uri undi munyarwanda, nyine undi munyarwanda witwa ukundi, ariko aho ngaho rwose Philippe ndagira ngo mbe avocat du diable. ntabwo ushobora kwihesha agaciro, kwihesha inyito kuko ugaheshwa n'abandi. ndatanga urugero yuko mu gihe cya kera cy'ubwami abantu bashoboraga kuba abatutsi bitewe n'amatungo bafite, bagira amatungo menshi, ukaba wazamuka ukaba umututsi, ariko yamara kugushiraho ukamanuka ukaba umuhutu. niko byari bimeze, iyo ni realite sociale yari iriho. hanyuma noneho bigera no mu gihe bamaze gutwikira abatutsi muri 59 60, abantu bahunze, bamwe kugira ngo bigure babeho bakagenda ndetse bagahinduza irangamuntu kugira ngo bitwe ko ari abahutu bagira amahoro. ibyo ni ibintu rero byabayeho bituranga, ni amateka yacu tugomba kwemera, tukareba ahubwo uburyo tugomba kuyagorora, umuntu akemera icyo ari cyo. ndagira ngo rero ngaruke kuri icyo kibazo yuko hari ukuntu wowe ushobora kwibona, ariko hari n'ukuntu abandi abo uturanye nabo, abagukikije, aho ugenda bakakubona bakavuga bati nubwo ariko mu irangamuntu ye handitse ko ari umututsi cyangwa handitse ko ari umuhutu, ndavuga bwo mu gihe cya Repubulika ya Habyarimana, ariko bakaba bazi yuko uri mu bwoko ubu n'ubu. ibyo ngibyo rero ndagira ngo nabyo ubigarukeho. ntabwo ari wowe wakwihesha ubwo bwoko cyangwa se wabwivanamo, n'abagukikije aho ukomoka nabyo bifiteho ingaruka nyinshi. utihesheje agaciro, utihesheje ubwoko, nta wundi muntu ugomba kubuguha. ntabwo ugomba guhabwa ubwoko n'abareba amazuru yawe, ntabwo ugomba guhabwa ubwoko n'abareba ubutunzi bwawe. oya, ari nayo ntambwe nyine nifuza ko dutera. ubwoko butagira inkomoko nta gaciro. none se kubera iki tugomba kugumana umurage mubi w'amateka? ngo ni uko baciye iteka ngo abahutu abatutsi, tuzahora muri ibyo kugeza ryari? kuko ibyo bintu byari bishingiye ku mirimo yakorwaga n'abanyarwanda, yari irimo ubutaka. ubu ngubu imirimo, ndetse nk'uko wambazaga imirimo yanjye, ndi mu bantu bifuza guteza imbere imirimo ubu ngubu abanyarwanda bakora irenze nka 500. ntabwo akiri kera yari imirimo 3 yonyine: ubuhinzi, ubworozi n'ubucuruzi cyangwa se. ukomeze wegere na mikoro ya kugira ngo abantu babone amajwi ayungurutse. irage rya kera, umurage wa kera rwose ntabwo ari ngombwa kuwihambiraho, bizagora abantu kubyumva, kuko umuntu uramubaza uti agatekereza, hari abaryama. ariko nkubwije ukuri ko cyane cyane mwebwe abanyarwanda benshi mukuriye hanze, muri hanze, mufite abana hanze, nzi neza ko abana banyu bababaza batese data, ese mama, ndi umuhutu, ndi umututsi, ese umuhutu bivuga iki? nzi neza ko abenshi nta kintu babasubiza, nta babihorera, uburyo abana batoya ibyo bintu batabizi.
reka dufate urugero rufatika nkawe iyo babikubaje ubasubiza iki? ntabwo ngewe ntibabimbaza kuko ibyo ngibyo nyine ntabwo ushobora kubabwira ko ibyo bintu bitatu ntabwo abanyarwanda ntabwo ari abahutu abatwa n'abatutsi babwira ko ari abanyarwanda babwira ko ari abanyarwanda babwira ko nkomoka mu buyenzi ndi umuyenzi mu majyepfo y'u Rwanda niba bashaka kumenya icyo ndi cyo cy'umunyarwanda aho ntandukaniye n'abandi banyarwanda bajya babikubaza se ahubwo ibyo ngibyo cyangwa ni wowe ubibabwira? ibi buri gihe abana baganira n'ababyeyi ariko si ibya buri munsi. Ariko ibyo ngibyo urumva ko ababyeyi nibo babigiramo uruhare runini rwo kuvuga uri umuhutu, uri umututsi, cyangwa uri umuyenzi, uri umunyenduga, uri umuganza, uri umugoyi, ibiki byose. Ndumva abana aho ngaho ntabwo twaba tubarengereye, nta abana ni iso innocent, ni ukuvuga ni inzirakarengane aho ngaho, ntacyo bazi, ibyo tubahaye nibyo bakurikiza. Nabyo nibyo nyine nibyo twavuga ko bireba ababyeyi, nubwo muri iki gihe izo ngingo bazitindaho bareba urubyiruko, ariko nyamara bireba abantu bakuze, bireba ababyeyi. Ubu rero turimo gusoza ikiganiro cyacu kibanze ku bitabo byawe wanditse, Rwanda Regard d'Avenir, ni ukuvuga ngo Rwanda reba ejo hazaza, cyangwa se ikindi gitabo wanditse ukavuga uti indi ntambwe ya demokarasi n'iterambere. Wadusobanuriye iyo ntambwe wifuza yuko abari ku butegetsi ubu ngubu batera, n'abanyarwanda muri rusange batari abategetsi gusa. Ni ibintu byiza twaganireho, twagiyeho impaka wadusobanuriye, ariko ntabwo twasoza tutavuze ikibazo d'actualité, ni kuvuga ikibazo kigezweho ngo abantu bavuga cyane, nk'umuntu ushaka gutanga umuganda wawe mu byerekeranye na politike, koko nk'umuntu wigenga, umunyamakuru wakurikiranye ibya politike kandi ukunda igihugu cye, uvuga uti ntatanga umuganda wanjye ariko nkawutanga ku rwego rwa politike, abantu bakayikurikiza, bagakurikiza ibitekerezo byanjye, wenda bishobora kugirira igihugu akamaro. Ntabwo twakwirengagiza noneho ikibazo tugiye kuganiraho mu ncamake ariko w'igihe kidushiranye, hagati ya leta na kiliziya. Ubu ngubu kuva muri 1994 kugeza amagingo aya ngaya, leta na kiliziya barebana y'ingwi. Wakurikiranye uko byagiye bigenda, nkawe umuganda wawe watanga n'uwuhe hagati ya leta na kiliziya kugira ngo bagire politiki imwe ibereye abanyarwanda, koko ibaha ubumwe, ubwiyunge n'ubusabane? Umuganda natanga wo gusaba leta iriho na leta izaza mu minsi iri imbere, tuzigizemo uruhare kugira ngo ibintu bisobanuke, ni ukutarebana amateka umujinya mwinshi cyane w'indengakamere, kuko kiliziya mu Rwanda ntabwo iregwa gusa ko hari bamwe mu bakirisitu bakoze jenoside, ahubwo bayirega ko iri mu nzego zinjije ubukoloni mu Rwanda, bikaba mu nzego zinjiye mu muco nyarwanda, bikaba mu nzego zazanye impinduka zose zabaye mu Rwanda. Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, igihe kirageze ngo dufunguke amaso, kuko nitutareba kure tuzakomeza guhangayika. This is game, bado niko game. Nimetoka nyumbani na nimeenda mbali, maisha ni hatari ndani ya hii safari, najaribu kutafakari, niko kando ya bahari, nimekimbizwa nchi yangu na mizigo migongoni, nimepoteza jamii yangu, sikujua kama nitakuwa yatima. Sasa naishi ndani ya jangwani, sina mpango wa kesho, nimekuwa kama mfungwa, nimekuwa sadaka ya FPR kufanikiwa. Hawana adabu, hawana huruma, hawana upendo, hawana umoja, hawana upatanishi. Tunahitaji mabadiliko, tunahitaji mwangaza mwema,
tuhitaji uhuru ndani ya nchi. Igihe kirageze ngo twongere kwihitiramo icyerekezo cy'u Rwanda rw'ejo duhuriyeho twese. Muri makeya turagira ngo tumenye wageze mu gihugu Philippe Mpayimana, ubona hari klima imeze ite, umwuka umeze ute mu byerekeranye n'imibanire y'abantu, mu byerekeranye na politiki. Twabonye ko watangiye gukora ibyo twakwita kampanye. Ubona mu gihugu ko wari umaze imyaka myinshi uri mu Bufaransa nubwo wajyaga ugenda ukagaruka, ubu noneho uri rwose ku kibuga abantu bakiniraho umupira barakubona, urabona hameze gute? Harasusurutse, harakonje, cyangwa ni mwebwe mugomba kuhasusurutsa? Icyambere nakosora kuko nta kampanye iratangira. Kampanye izatangira nyuma y'uko bemeye amakandidatire mu kwa kwaracyari, izatangira mu kwa karindwi. Igikorwa ubu giteganijwe gutangira ni ugukusanya amasinyatire kugira ngo kandidatire zitangwe. Icyo nacyo kiratangira, kizatangira mu mpera z'ukwezi gutaha. Igikorwa ndimo muri iki gihe nta nubwo navuga ko ari igikorwa, ni ubuzima busanzwe, uretse gusa ko nyine nageze mu gihugu nkaba icyo nkora kenshi ari gusubiza ibibazo by'abanyamakuru. Ntabwo ndakora kampani cyangwa ngo ndategura amanama cyangwa iki, gusa ndiho ndimenyereza nyine kubana n'abaturage nifuza gukorera, bikaba bimeze neza, ikirere kimeze neza, nta kibazo. Hanyuma se tumaze iminsi tubona nyine wegera abanyamakuru mu mahoteli hirya no hino, ndetse n'utubazo tumwe wagiye ugira mu ikubitiro tukagenda tunakemuka, tubona bakwimye icyumba ukoreramo bikongera bigakemuka, mu kanya bakatwereka ko bikemutse. Mu giturage ho nta bantu urasura nibura ngo utangire nyine no kureba umwuka uhari, urebe niba ayo masinyature, no kuvuga izo nyandiko zikwemerera umubare uzawugezaho mu gihe gikwiriye? Uzageraho nta kibazo, ni gahunda ntiyatangizwa kuko bagomba kubitangira uburenganzira. Ngubu abanyarwanda turabana mu mujyi wa Kigali, turagenderana mu muhanda, tugahura no mu byaro binyuranye, aho ufite ababyeyi n'abavandimwe n'inshuti, turagenda nta kibazo, bikaba igihe cyo kuba twamenyana. Nicyo nabasubiza. Nayo ibyo muvuga ngo tubazo twagiye hari abanyamakuru bamwe bajya bashyiramo amakabyankuru, hakaba n'abahimba ibintu, ariko muri rusange abantu bo mu Rwanda buri wese akora umurimo we, hanyuma nkabona bagenda banyorohereza nanjye uburenganzira bwanjye kubahirizwa, nta kibazo. Wenda tukiri aho ngaho turi buze kuganira no mu binyamakuru ukuntu bikubona. Tukiri aho ngaho hari abavuga bati Philippe Mpayimana buriya ntiyigerejeho, yikomereza akibera mu Bufaransa kujya kwiyamamaza, kandi Paul Kagame rwose afite amahirwe menshi, bavuga bati ndetse bahinduye itegeko nshinga kubera Paul Kagame. Buriya si ukwigerezaho, ntago yagiye gusetsa imikara nk'abo bantu babivuga. Harabona bavuganye nabo bari hano mu Burayi, muri Amerika, ndetse hari nabo mu Rwanda babivuga, uretse ko hari n'abandi bavuga ukundi. Nk'icyo ngicyo aho ngaho basubiza iki? Hari abavuga ko bashatse batagereranije n'icyamahagurukije, kuko hari ibibazo atashoboye gukemura, ari byo nashingiyeho politike yanjye. Nkaba nyine nifuza guha icyizere abataragize icyizere kugeza ubu, bakaba bagihitamo kuba impunzi kandi bidakwiriye u Rwanda rw'iki gihe.
ni ukuvuga ko ntabwo mbatega amatwi abo ngabo nkomeza umurongo nafashe kugira ngo abanyarwanda bose babe bamwe imbere n'inyuma, tugire ubwisanzure, tugenderanire. nkaba nzi neza yuko icyo kintu kirahagije kugira ngo abantu bumve yuko mfite impamvu igaragara. Nk'ibintu se nkawe uretse icyo kibazo cy'ubuhunzi uvuga cyamunaniye, hari ibindi bintu ubona nka Paul Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda ubu ngubu uturuka mu ishyaka rya FPR Inkotanyi, we n'ishyaka rye batashoboye gukora, wowe wumva abantu bakugiriye icyizere bakagutora, wabizeza ko wabikosora, wabikora? biragaragara cyane byonyine kuba yararangije manda nyine ebyiri bakaba batari bashoboye kwitegura uburyo bwo kumusimbura. ni impamvu ikomeye abanyarwanda bazumva vuba ko iyo ubutegetsi budasimbuwe mu gihe haza ingaruka. Niba kugeza ubu ngubu ibintu bimeze neza, ntawamenya ejo uko bizaba bimeze. niyo mpamvu icyo kintu nacyo nizeye ko kizumvikana ku buryo bworoshye, ku buryo abashinga bazavuga bati amahindura ategwa, basa impinduka zitegerejwe zijyanye no gutegura ejo hazaza, bazanyumva cyane, nta shiti, ntabwo mpangayitse. Tukiri kuri icyo kibazo, hari abavuga bati abantu bagiye bakurikira ibibera mu Rwanda cyane cyane mu gihe cy'amatora, igihe cy'amatora ubu kiregereje, bazi ibyabaye mu 2003, bazi ibyabaye mu myaka yakurikiyeho mu 2010 niba ntibeshye, igihe habaga nanone amatora ya perezida wa repubulika. Abantu bakavuga bati les conditions, l'environnement, ni ukuvuga ngo hari ibintu bitarashyirwa mu buryo bitaha icyizere umuntu kujya gutora cyangwa kwitoza. Tuvuge nko kugira ubwisanzure mu kubara amajwi, ku buryo byaba mu mucyo koko, waba watsinze ugatsinda, waba watsinzwe ukayoboka. Abantu baracyafite izo mpungenge, bavuga bati ese bariya abantu, nubwo ari wowe wavuze ku karubanda yuko ugiye kwitoza muri uwo mukino, bakavuga bati ese buriya yigeze atekereza kuri ibyo bintu byabayeho byo kwiba amajwi bakayaha Paul Kagame inshuro ebyiri? Ubu se yizeye ko bwo batazayiba kandi wenda ashobora kuba yanamusinda? Oya, icyo ndamirije imbere ni uko u Rwanda dutera n'indi ntambwe mu gukora neza, mu gukorera mu mucyo. Amateka yaranze u Rwanda mabi ni menshi, ariko akomeza akadutesha umutwe, tukavuga ngo ibyabaye bizahoraho, ntaho twagera. Twemere yuko ibintu bishobora guhinduka, hanyuma amatora ari yo gutaha. Jewe sinshira urubanza y'ubushize, ndacira urubanza ayo dutegereje imbere, hazashyirweho ingufu kugira ngo agende neza, kuko biri nyine mu byo nifuriza u Rwanda ruzakomeze rube ntangarugero mu gukora mu mucyo, mu majyambere no muri demokarasi. Kuri icyo kibazo cy'amatora reka tugitindeho gatoya. Nk'ubu ngubu wowe wenda uri ku kibuga urimo kubona ukuntu ibintu bitegurwa, hasigaye iminsi mike nyine kugira ngo babemerere ko mwakwiyamamaza ku mugaragaro. Ese nka komisiyo, ni ukuvuga abantu bashinzwe akanama gashinzwe iby'amatora, nk'icyo kintu ubona bakivugaho, cyangwa uko bagerageje kwiyinforma, kubona amakuru, gukusanya amakuru, ubona icyo kintu bazacyitaho ku buryo indorerezi zaza zivuye ahantu hatandukanye, ntibibe umukino wa FPR n'umukandida wabo gusa, ku buryo abandi nabo bashobora kuvuga bati koko twabigizemo uruhare, twabonye yabaye transparent, amatora yabaye mu bwisanzure. Ubona icyo kintu bakivugaho muri iyo nama komisiyo ishinzwe iby'amatora, cyangwa nta kintu urabimenyaho? Icyo bibazo tuzabyitaho. Ubu mpangayikishijwe no kwemererwa. Birumvikana ko nimara kwemerwa nk'umukandida, ingufu izampangayikisha cya kabiri, mbese nako cya mbere kizaba kugira ngo kampani igende neza, noneho n'amatora kandi agende neza. Abanyarwanda bafite ukuntu bamerewe kubaho, babayeho, ariko bafite ukuntu bagomba
tuzategura amatora adafifitse birumvikana byonyine ku ni kandidatire nishobora kwemerwa ahantu kandi nifuza ko n'abandi bari mu masaka yandi n'abandi bose bagerageza ko ibyo nifuriza abanyarwanda abatazashobora gutanga za kandidatire zabo bavuga bati ariko dushyigikiye ko icyo gitekerezo bazantume nta kibazo hanyuma nyuma bazanatange n'uruhare mu kugira ngo nyine tugenzure ko ibintu bigenda neza. Uri mu gihugu urakurikirana umwuka uhahumekwa, indoro bareba, abaturage, abayobozi, hari abantu bavuga bati ubwo turaza kugera no ku binyamakuru uko bibivuga, bavuga bati Philippe Mpayimana umuntu wigeze kuba umunyamakuru, umuntu uzi rwose amabanga y'imikorere y'ubutegetsi, umuntu uzi imibereho y'abaturage, ati arasetsa imikara, ati ahubwo ashobora kuba yaraguzwe ari agakingirizo ka FPR Inkotanyi na Paul Kagame. Abo bantu ubasubiza iki kuri wowe? Ibyo bibazo bakunze kubaza kandi nkabisubiza nkababwiza ukuri ko nabaye mu itangazamakuru nigenga kuva nakora kugeza n'ubu natanze igitekerezo nk'umuntu wigenga, ntabwo naguzwe rwose, ntibyigeze biba. Abantu bavuga bamenyera kuvuga ibintu badahagazeho badafitiye igihamya, ibyo bikwiye kuba mu bikosorwa. N'ababwira yuko abantu bose ko ndi umukandida w'abanyarwanda, ahubwo saba nyine abanyarwanda ngo bangire uwabo banantera inkunga, ko abenshi bibaza icyo kibazo akenshi baravuga batese inkunga ivana he. Njyewe ntegereje inkunga mu banyarwanda kuko natangiye uyu mushinga nyine ku giti cyanjye, ariko mutangira nifuza ko waba uw'abanyarwanda bose. Twige tumenye icyo ari cyo nyine ubutegetsi bw'abaturage butangwa n'abaturage, nuko abaturage bagomba kubugiramo uruhare. Ntihagire uwibaza ngo ese mu Mpayimana aratumwe nande, kandi niba hari muhibereye namwe mwese abanyamakuru mubaze ibibazo kandi mwagombye no kumenya ibisubizo uko iyo nta gihamya ihari umuntu atari ngombwa atarabiye kubivuga. Mbere yuko abanyarwanda ngo baho ubwabo bumva ko ari bo banyishyiriyeho aho kugira ngo babe bakeka ngo hari undi muntu wundi wari. Tukiri kuri icyo kibazo, hari abahera no ku bitangazamakuru bimaze iminsi byandika, hari ibigusingiza bakavuga bati habonetse undi muntu ugiye guhangara igihangange Paul Kagame. Abandi bakavuga, ibindi binyamakuru tuvuge nka Rushyashya kikavuga ati Mpayimana buriya we na Thomas, nk'abantu nk'abo ngabo, ati nta kintu bivuze, barata igihe cyabo, baratesha abanyarwanda igihe, bati umukandida uzwi kandi uzatsinda amatora ni Paul Kagame. Nk'ibyo binyamakuru uko bibyandika uri aho ngaho mu gihugu ukabibona, ndetse n'abo hanze nabo bakavuga bati, bagashyiraho ako kantu, ndetse n'abo mu gihugu bamwe bakavuga bati ntawamenya, wenda ashobora kuba ari igikoresho bateguye cyo kugira ngo bavalide, kugira ngo bavuge ngo amatora yatsinzwe. Nk'ibyo binyamakuru bigutunga agatoki bikavuga bati no gusetsa imikara. Hari na Padiri Thomas wo mu Bufaransa, ati abo bantu baturuka imahanga ngo baje kwiyamamaza baba bati igihe cyabo. Ubasubiza iki? Ibintu bidukwiye kwimenyereza nuko ibyo dukora ari ibyo duherwa uburenganzira n'itegeko ry'u Rwanda, tukabikora turi abanyarwanda. Ni ukuvuga yuko yaba Perezida Paul Kagame, yaba Mpayimana Philippe n'abandi bakandida turi abanyarwanda. Ntabwo ari ngombwa ko hagira ababishingiraho kugira ngo batugeranye badushyire ku munzani aho twese tudafite uburenganzira bumwe. Ikiza dushyira ku munzani ni imishinga tuzabatangariza abanyarwanda mu minsi iri imbere. Abo rero bafata igihe cyabo cyo kunenga no gusebya, nabo ni uburenganzira bwabo. Jyewe abo ntega amatwi, nanjye nabantega amatwi, kandi hari ibibazo byinshi cyane bikeneye gukemurwa ku buryo benshi bazageraho babone ko ahubwo ari iza gukorana nanjye tukareba ukuntu ibibazo bimwe na bimwe bitaboneka umuti byavugwa. Izo ni imvugo zizashira, birasanzwe, kandi ni na byiza ko abanyamakuru bandika ibintu bitandukanye, kuko niyo ntango ya demokarasi. Ntabwo nakwifuza ko ibinyamakuru byose binsingiza. Igihe abakeneye kunsebya batarabona impamvu yo kunsingiza, ni ukubareka
gahoro gahoro ibintu bizagenda bibonetse. Ibintu bizagenda gahoro gahoro bisobanuka, abantu bamenye koko kuri umukandida umushinga uzanye ari uw'abanyarwanda bose, atari uwa Mpayimana, atari n'agakeregeshwa ka FPR inkotanyi iyoboye igihugu. Tukiri aho ngaho, umaze iminsi rwose nkeka ko ari nk'ibyumweru 2 cyangwa 3 niba ntibeshye, urimo kubona ubuzima abantu babayeho. Wabaga mu Bufaransa, urabona ikibazo cy'inzara, urabona ikibazo cyo kuriganya abantu. Wakurikiye nk'urugero nk'ibyabereye mu Mutara igihe ejo bundi Perezida Paul Kagame yaragiyeyo, igihe abantu basakuzaga bakavuga bati ni ugupfa no gupfa, turagira ngo rwose dukemure ibibazo, turarambiwe. Nkawe aho ugenda mu giturage, ufite inshuti hirya no hino, ufite mu majyepfo, mu majyaruguru, mu gihugu hagati, mu mujyi wa Kigali, iyo witegereza ubuzima abantu babamo, ukareba n'ibigwi FPR yivuga na Paul Kagame we, usanga koko bihuje n'ukuri. Abantu koko babayeho neza, nta nzara ihari, abantu babayeho neza, bafite umutekano. Iyo mvuze umutekano, twumve umutekano mu nda n'umutekano wo kutikanga yuko hari uwakwica iri joro cyangwa se wagufungira ubusa. Niko ubibona gute wowe? Ibigwi by'ibihe byashize ntabwo bishidikanywa, byarabaye, byaravuzwe, kandi ikigaragara nyine kandi wa mugani gitangiye kugaragara, namwe mwivugira nyine muti abantu basigaye bakira umukuru w'igihugu n'ibibazo byinshi. Ibyo iyo mubibona muri abanyamakuru, nanjye w'umunyapolitiki sijye utabibona, kuko ndetse mba narabibonye mbere. Ariyo mpamvu nteganya nyine amavugururwa ya ngombwa agomba kubaho. Ntabwo ariyo mpamvu ariko yatuma tuvuga yuko FPR ntacyo yakoze, ariko ni impamvu igaragara cyane, igaragaza yuko amavugurura ari ngombwa kugira ngo abantu ntibategereje gusa kubona umukuru w'igihugu ngo bamuture ibibazo uruhuri, kuko nyine byerekana yuko ubuyobozi hari ibyo butashoboye gukemura. Naho umutekano nyine ubwoko bubiri, umutekano uri mu rwego rw'imipaka, mu rwego rwo kurengera ubuzima, ariko hakaba n'umutekano nyine wo mu nda. Umutekano wo mu nda urakenewe cyane, ukaba uri mu byo nanjye nyine nzashingiraho. Umutekano w'imipaka no mu mibereho, nkaba nemeza neza yuko ubutegetsi buriho bwagerageje. Noneho umutekano wo mu nda bukaba bwarabugizemo, navuga ko intege nke, kuko nyine ibintu by'izuba birakubita abantu bagata umutwe ntibamenye icyo bakora, inzara ikaza. Ariko byose bijyana n'ibihe. Icy'ingenzi ni uko nzazana ibitekerezo bishyashya, atari ubwo ko byo kubarusha gutekereza, ahubwo igihe nziyemo gikwiye guhabwa agaciro, kuko nyine nkwiriye guhabwa umwanya, noneho nkatangaza inzira nshyashya kugira ngo n'umutekano wo mu nda. Ni gahunda cyane cyane yo kuvugurura umurimo, abantu bakamenya uko bakora, bakagira uburyo bacungwa kugira ngo bataba imburamukoro gusa, hakagira uburyo abakora bafashwa ntibasubizwe inyuma ngo bamburwe imirimo. Urumva ko aho ngaho hakenewe andi maraso mashya. Philippe Mpayimana, uri umukandida wa Perezida wa Repubulika uyu mwaka w'amatora w'2017. Hari ibintu abantu bakeneye yuko rwose nibura ubabwiza ukuri, ukababwira ati ndabona ibintu gutya, ndabona ibindi gutya, ndabona umushinga nazana gutya. Reka dufate urugero rufatika. Abategetsi b'u Rwanda kuva hatangira ibinyamakuru byatangira kuvuga ko hari inzara yica abantu, abandi bagasuhuka, nta na rimwe kugeza ubu ngubu baremera ko hari inzara. Nawe uremeza yuko nta nzara ihari mu gihugu? Mu minsi mike uhabaye, mu byo ubona, uremeza ko koko nta nzara ihari? Duhere nko ku kintu nk'icyo kigaragara. Ni byiza ariko ko mbanza kubakosora, kuko sindaba umukandida, urugendo ruracyari rurerure, ariko nibura umushinga nzatangaza natangiye kuwusobanura.
ku buryo ibyo ubutegetsi buvuga kuri ibyo bibazo by'inzara byagiye byandikwa kenshi, ntabwo bigishidikanywa, ntabwo ari ngombwa kubitindaho iyo umutegetsi yavuze ati abantu ntibijuse ariko ntibanashonje cyangwa se abantu ntibapfa ari benshi, baba bashingiye ku mibare igaragara. kandi kuko ikibazo cyo mu Rwanda ntabwo ari uko hari inzara mu Rwanda hose, hari abashonje ariko hari n'abijuse. ntabwo twarenganya umutegetsi waramuka afite ukuntu abivuze. wowe urabivuga gute? tugomba gusubiza reka nk'abantu ibyo ni strategy, ni projet de société, ni ukuvuga ni umushinga uzaniye abanyarwanda. ariko nk'abantu bo mu ntara y'uburasirazuba bavuga yuko inzara yabishe, abantu basuhukira i Bugande no muri Tanzania. nawe wababwira yuko nta nzara ihari, yuko hari abijuse n'abashonje, yuko ariko batabigeza ku rwego rwo kuvuga ngo inzara yishe abantu muri ako karere? wababwira icyo abantu batuye muri ako karere? dufate ingero zifatika. ntibyagombye kugibwaho impaka, ahubwo icy'ingenzi ni igikorwa nyuma y'uko bimaze kugaragara ko abantu bameze gutyo. mu mishinga nzashyira imbere ni uko habaho ubufatanye bw'abatuye igihugu bose n'isaranganyabukungu. noneho niba hari akarere kagize inzara, hagombye kuba hari akandi karere karya. iyo rero imishinga yo gusaranganya ubukungu bw'igihugu itanogejwe, ntabwo isanzweho cyane. harimo imishinga myiza ijyaho ifasha abaturage, ariko igishyashya nyine ni uko abatera imbere cyane bagombye noneho kugira n'uruhare mu gufasha abakiri inyuma. aricyo cy'ingenzi bashyira imbere. naho gusesengura amagambo twasanga tutigihe. ntabwo ari uguta igihe, kuko abo bantu uzajya kubashakamo amasinyature, uzajya kubabwira projet ya sosiyete, umushinga ubazaniye, bazakubwira bati ibishanga byacu barabitwambuye. abo ngabo barya bakijuta, bafite amamodoka, bafite amazu hirya no hino, baratubangamiye. nibakubwira ko hari inzara, uzemera koko ko hari inzara? nk'ubu ngubu bateze amatwi, baratwumva. nk'ubu ngubu nta kintu babwiye ngo wemere umeze rwose wivuye inyuma cyangwa se utabyemeje yuko hari inzara, kandi abandi baragumiza bakabacenga, bakavuga bati hari inzara. kandi iyo nzara nta kindi cyahiteye, ntabwo ari amapfa gusa, hari n'iyo politike ya FPR Inkotanyi yo kudutwara ibishanga byacu, imibande yacu, bakadushonjesha. gira icyo ubabwira. hari nyine abavuga bati twarambuwe, bagakeka ko bambuwe na leta, atari no gutenda bikaba by'ukuri. icy'ingenzi cya mbere kizashyirwa imbere ni ubutabera kugira ngo umuntu ufite umutungo we, ufite isambu ye, ayigireho uburenganzira bwe. ku byerekeye uburyo bwo kuyikoresha, nibyo bigomba kunonosorwa, ariko ndakeka ko ibintu by'ihuzabutaka na politiki y'ubuhinzi nta bitamuka mu mbona ahita mbihindura byose. ariko icy'ingenzi ni uko umuntu wese agomba kugira uburenganzira bwo kugira nibura kimubeshaho. icyo ni ikintu kitariho mu Rwanda, ariko nifuza kuzashyiraho. icya kabiri kikaba ari uko hagombye kujyaho ibigega kugira ngo akarere gakennye gafashwe na gake. ikindi cya gatatu ni uko ikoreshwa ry'amazi nibyo nashyize imbere muri gahunda yanjye. amazi y'imvura, n'imvura iguye ahigwa abantu bashaka, ariko yamara guhita bigahita abantu bibuke ko baretse amazi y'imvura azongera hafi 30% ikoreshwa ry'amazi mu Rwanda, ku buryo abantu bazamenyera kuvomera. ubwo hari amamashini bazana yo kuvomera, ariko usanga ari imishinga atari y'abaturage. n'abaturage rero bazatozwa gutega amazi kugira ngo batazajya bararikira imvura, ngo imvura nigera ibacike ntacyo bayikoresha.
bakoresheje. ibyo turabyumvise ko ari umushinga uzaniye abanyarwanda igihe bazakwemerera yuko ari we bahisemo wenda bakawushyira mu bikorwa, ariko noneho reka tujye mu bintu bigaragarira abantu. Wowe uzazana uwo mushinga uhindura ibintu, reka dufate nk'urundi rugero rufatika nk'aho mu mujyi wa Kigali hari insoresore, urubyiruko rwose rwinshi rutabarika ubu rumaze iminsi barupakira bakajya kurufungira mu maposite ya polisi bazira ikintu kimwe gusa, kubera yuko ngo nta murimo bakora. Nkawe ubwo urumva atari ukubangamira uburenganzira bwa muntu? Kandi ibyo ngibyo noneho uraha i Kigali urabibona. izo modoka zibapakira ntishobora nazo, ariko ibyo biri ukuri byo nuko hari urubyiruko ruba rugendagenda mu nzira rudafite icyo rukora. Ariko polisi ubwayo yiyemereye yuko abo bantu nzashyiramo kubashakira, polisi ubwayo yiyemereye yuko abo bantu imirimo, kubahimbira imirimo, hari imirimo. Ibyo ngibyo turabyumva ko uzabashakira imirimo kugira ngo ikibazo ugikemure. Turabyumva yuko uzabashakira imirimo kugira ngo ikibazo gikemuke, ariko ubu ngubu polisi y'u Rwanda yemeje yuko abo bantu ngo bahungabanya umutekano kubera yuko nta murimo bafite. Nawe niko ubibona? Kuba umuntu nta kazi afite bivuze yuko ahungabanya umutekano w'igihugu? Kutagira akazi nibyo bihungabanya umutekano. Niba babibona gutyo ni byiza, ahubwo twavuga ko icyo babuze abonera akazi aba naraje kubera iyo mpamvu. Hari imishinga myinshi nzashyiraho mu buhinzi bw'umuceri, nkashyiraho mu by'ubwubatsi, nkashyiraho ndetse no mu mirimo, kandi nanone nkashyiraho na za gahunda zo gufasha urubyiruko rudafite imirimo kuyibona. Nibyo koko kudakora bihungabanya umutekano, simvuze yuko kudakora agomba kuvutswa ubuzima bwe bwo gutembera ashaka mu gihugu. None se nk'ubwo nkeka yuko urubyiruko rurimo kukumva abo bantu benshi nubwo badafite akazi ariko bafite uburenganzira bwo gutembera aho mu mujyi, wenda baba barimo no gushaka akazi. Nk'abo bantu, nk'izo nzego z'igihugu za polisi zibafata zikabarunda hamwe zikajya kubafunga, zikanemeza yuko ngo ari ugukumira guhungabanya umutekano, nawe niko wabigenza igihe uzaba ugeze wenda nko ku ntebe y'umukuru w'igihugu? ntabwo ari ngombwa njyewe ibyo nteganya ntabwo mbishingira mu gushaka kwigana cyangwa se kurwanya ibyo mubona bitagenda. Ndashingira ku bibazo mbona n'abanyarwanda. Aho niba mbonye abanyarwanda birirwa bicaye mu muhanda nyine badafite icyo bakora, ngomba kubashakira akazi kuko bishobora guhungabanya umutekano. Mwe muhangayikishijwe n'ibyakozwe kugeza ubu mu nenga, yewe muhangayikishijwe n'ibyo tugomba gukora guhera mu 2017. wowe ntabwo ibyo ngibyo gufasha abanyarwanda kubona akazi. wowe nka Mpayimana Philippe uri aho i Kigali ntabwo ibyo ngibyo wowe binenga? niba ari byo kuko nimwe mubivuga mubibona, wowe n'abo bana badafite akazi ntabwo mbishima. Nta muntu ugomba kubuzwa uburenganzira bwo kugenda mu gihugu cye ngo nuko adafite akazi, ahubwo agomba gufashwa kukabona. Urakoze rero kugira ngo uduhaye incamake. Ese kugira ngo dusoze, wabwira icyo abanyarwanda baguteze amatwi hirya no hino muri Amerika, muri Afurika no mu Rwanda aho ngaho? Abanyarwanda bose ndabasaba nyine uko twafatanya cyane cyane abari hirya no hino ku isi, muri Amerika, i Burayi no muri Afurika, tugafatanya nyine nk'icyo bibazo muba mubonye i Kigali, mukamenya ko umusanzu wanyu ukenewe kugira ngo
ingengo y'igihugu igere ku bushobozi nyine bwo kuba yabonera abantu akazi. Abenshi mumeze neza, mufite imirimo, mukaba ubufatanye bw'abanyarwanda bubareba buratureba twese. Kubona ibitagenda ntibihagije, niyo mpamvu navuze nti aho gukomeza ngo nkorera yanjye gusa mu Burayi, reka nze mfatanye n'abandi kubona ibisubizo. Icyo rero nabasaba cyane cyane nyine abo bari aho hanze ni uko twishyira hamwe bakanshyigikira muri politike y'ibanze, mu butegetsi bw'ibanze. Ndifuza yuko abanyarwanda bari hirya no hino ku isi bazajya bakorana n'imidugudu y'iwabo n'imirenge y'iwabo, bagakemura ibibazo bahereye ku isoko, kuko bamenyereye kuza bakagarukira i Kigali cyangwa se bakagumya iyo mu mahanga bakugera kuri za Facebook. Bose icyo nabasaba ni uko ibibazo bigaragaraye buri wese agira uruhare mu kubishakira umuti. Nkaba nifuza ko niba kandidatire yanjye yemewe igihe kikagera imbere, baba ba mbere rwose bo gushyigikira, kuko ibibazo byinshi barabizi ariko ntibashaka gufata iya mbere. Urakoze cyane Philippe Mpayimana, umunyamakuru wiyemeje kuva mu mwambaro w'ubunyamakuru akajya mu ikote, muri kositime y'umukuru w'igihugu muri ayo matora y'ibihumbi 2017 ateganyijwe. Twizere yuko bazakwemerera kandidature yawe. Urugendo rwiza rero muri politiki. Umuhanda mwiza, uzagira amahirwe, amahoro n'amahirwe mu mushinga wawe ugiye kuzanira abaturage, mu kubazanira ibindi bishyashya birenze ibyo FPR inkotanyi yari imaze kubagezaho, ugakosora n'ibyo itashoboye gukora. Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, igihe kirageze ngo dufunguke amaso, kuko nitutareba kure tuzakomeza guhangayika. This is game, bado niko game. Nimetoka nyumbani na nimeenda mbali, maisha ni hatari ndani ya hii safari, najaribu kutafakari. Niko kando ya bahari, nimekimbizwa nchi yangu na mizigo migongoni, nimepoteza jamii yangu, sikujua kama nitakuwa yatima. Sasa naishi ndani ya jangwani, sina mpango wa kesho. Nimekuwa kama mfungwa, nimekuwa sadaka ya FPR kufanikiwa. Hawana adabu, hawana huruma, hawana upendo, hawana umoja, hawana upatanishi. Tunahitaji mabadiliko, tunahitaji mwangaza mwema, tunahitaji uhuru ndani ya nchi. Igihe kirageze ngo twongere kwihitiramo icyerekezo cy'u Rwanda rw'ejo duhuriyeho twese. Bavuga free education siniga, bavuga free medication sinkira. Niyo wambwira guceceka sinshobora, kuko mpaze igihugu cya FPR. Abanyarwanda inzara yarabariye, aho kugira ngo bafashe bigura amateka. Bifu gatoya n'urusasu, umuntu harutwa n'agapusi. Rwanda uzahanagurwa nande amarira, Rwanda ninde uzagufata mu mugongo. Amukeni, shitukeni, kompreni, ongeni. Sina msaada, sina mpenzi, sina mulinzi, sina mkombozi, sina daktari. We need a change.
inka n'ingoma, hasigaye imbwa n'imbeba. Humura Rwanda ugiye gutabara inka n'ingoma zimbura imbwa n'imbeba. U Rwanda rugiye kubamo demokarasi, abategarugori nimuvuze impundu, abagabo namwe nimwivuga imyato, nimwugurure baraje, nimwugurure baraje.